Ndabasuhuje bene data, ndagira ngo dukomeze tuganire kuri iyi topic tumazeho igihe ivuga umubiri, ubugingo, umwuka, ari byo bigize umuntu. Twarabibonye mu isomo ryatambutse, umuntu agizwe n'umwuka n'ubugingo n'umubiri. Twabisomye mu itangiriro ibice 2:7 tubireba guhera mu iremwa, aho Bibiri tugaragariza yuko Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekeramo mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Ubugingo ni iki? Dusomye mu Baheburayo, abantu bashaka kwibaza ngo kubera iki ducamo ibice, umuntu tukamucamo ibice, ariko si twe na Bibiliya ubwayo umuntu yagiye imuvuga mu bice bitandukanye. Nkuko dutangira isomo twasomye mu Batesalonike, urwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike rwa mbere, ibice 5:23, niho hagaragaza yuko umuntu agizwe n'ibice bitatu. Havuga ngo umwuka wanyu, umubiri wanyu, ubugingo bwanyu birarindwe, bitazabaho umugayo kugeza umunsi umwami Yesu azaza. Hano mu Baheburayo ibice 4:12 haravuga ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rirahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira. Ijambo ry'Imana ririnjira rikagabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, ndetse ngo rikabangukira kugenzura, rikagezaho rimenya ibyo umuntu yibwira mu mutima ndetse akanagambirira. Murumva ijambo ry'Imana ryo rigera kure cyane kurenza uko twebwe dushobora kubireba tugerageje gutekereza uko umuntu ateye. Dusomye mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 1:8 haratubwira ngo uwo mumukunda mutaramubona, kandi nubwo none mutaramureba muramwizera, nicyo gituma mwishima ibyishimo byiza bitavugwa, kuko muhabwa agakiza k'ubugingo bwanyu, ariko ngororano yo kwizera kwanyu. Ahangaha turagira ngo dusobanurire abatwumva, kuko soul itandukanye na eternal life. Iyo tuvuze ubugingo, abenshi bahita bumva ubugingo buhoraho. Oya, aha ntabwo turi kuvuga ubugingo buhoraho, turi kuvuga ame cyangwa se soul, ubugingo ni ibintu biri naturel ariko bitagaragara by'imbere mu muntu. Haravuze ngo nicyo gituma mwishima ibyishimo byiza bitavugwa, kuko muhabwa agakiza k'ubugingo bwanyu, ariko ngororano yo kwizera kwanyu. Asoma urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 3:14 haravuga ngo ariko imitima yabo yarahumye. Ibice 3:14, ariko imitima yabo yarahumye ndetse kugeza na bugingo n'ubu. Imitima y'abandi, y'abantu bamwe. Iyo isezerano rya kera risomwa, cya gitwikirizo kiba kigitwikira imitima yabo. Ahangaha turashaka kuvuga imitima yabo. Imitima yabo ahangaha bavuze ni soul, ni mind zabo. Ntibamenye yuko cyakuweho na Kristo. Rero mu bitekerezo bya muntu aracyumva ko hari ikintu gitwikiriye kimubuza kwegera Imana, kimubuza gusabana n'Imana, kimubuza kubona Imana, kimubuza kuvugana n'Imana. Icyamutandukanyaga n'Imana kiracyariho. Imitima yabo ngo yarahumye,
ndetse kugeza na bugingo n'ubu. Iyo isezerano rya kera risomwa, cya gitwikirizo kiba kikiri ku mitima yabo, ntibamenye yuko cyakuweho na Kristo. Imana ibasange. Dukomeje muri ubwo rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto, ubwo ni urwandiko rwa 2, ibice 4 umurongo wa 3, haravuga ngo ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe kubarimbuka, ari bo batizera, ab'Imana y'iki gihe yahumye imitima, mind yahumye imitima, soul zabo zarahumye, kugira ngo umuco w'ubutumwa bwiza bwa Kristo ari wo shusho y'Imana utabatambikira. Imana y'iki gihe yabahumye imitima kugira ngo umuco w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Imana itubabarire. Ariko niba ubutumwa bw'Imana twahawe butwikiriwe kubarimbuka, ariko ari bo batizera. Abarimbuka ni bande? Ni abatizera. Abo nibo Imana y'iki gihe yahumye imitima. Yabahumiye imitima kugira ngo umuco w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Kristo ni we shusho y'Imana. Ubwiza bwe ntibubasha gutambikira aba bantu kuko batizera, kandi ubutumwa bwiza buratwikiriwe kuri bo, niyo mpamvu bazarimbuka. Ubwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ibice 12 umurongo wa 2, haravuga ngo aha turacyari kuri mind y'abantu cyangwa se ubugingo bw'abantu. Ntimugakurikize imibereho y'abiki gihe, ahubwo mureke Imana ivugurura ibitekerezo byanyu, mube muhindutse rwose, nibwo muzashobora kumenya neza iby'Imana ishaka, kugira ngo muhitemo ibyiza bishimishije kandi bitunganye rwose. Abaroma 12 umurongo wa 2, ntimugakurikize imibereho y'abiki gihe, ahubwo mureke Imana ivugurura ibitekerezo byanyu, mube muhindutse rwose, nibwo muzashobora kumenya neza iby'Imana ishaka, kugira ngo muhitemo ibyiza biyishimishije kandi bitunganye rwose. Kugira ngo umenye iby'Imana ishaka biyishimisha, nuko uhindura intekerezo zawe, nuko uvugurura imitekerereze yawe. Emera uvugururwe, emera uhinduke rwose, ugire umutima musha, uhitemo ibyiza bishimisha Imana kandi bitunganiye. Wigishe umutima wawe, wigishe mind yawe kumenya gutekereza no kugenzura no gushaka iby'Imana ishaka, akaba ari byo ugenderamo. Ntukurikize iby'abiki gihe, ukurikize imigenzo y'abiki gihe, ukurikize imico y'abiki gihe, ukurikize imigendere y'abiki gihe, ukurikize imitekerereze y'abiki gihe, ahubwo ugomba kugira imitekerereze ivuguruye igendanye n'ubushake bw'Imana. Mureke mube transforme, muhindure ibitekerezo. Renew your mind. Let him transform your mind. Muhinduke rwose mugize imitima misha. Dukomeje mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya 11 umurongo wa 3, haravuga ngo ariko nk'uko Eva yashutswe n'amayeri ya nzoka, ndatinya ko namwe mwashukwa ibitekerezo byanyu bikangirika, maze mugateshuka umurava cyangwa se mukononekara, mugateshuka umurava mukesha Kristo, mukareka umurava mukesha Kristo no kubonera mukesha Kristo, ibyo mukabireka. Uyu mwanditsi aratinya, afite impungenge yuko mushobora kuzareka kubonera kuva mu kumenya Yesu Kristo, mugashukwa
mukaba mwayobwa mukayoba mu bitekerezo, ariko mureke ibitekerezo byanyu bigende ku murongo mubihe umurongo ukwiye. Abakolosayi 3:2 haravuga ngo muhoze imitima ku byo mu ijuru atari ku byo mu isi. Imitima yanyu, mayindi zanyu, ibitekerezo byanyu nibihore ku biri mu ijuru atari biri mu isi. Uko ubundi ubugingo niho ni igice c'umuntu dusangamo ibyifuzo by'umuntu, ubushake bw'umuntu, amarangamutima y'umuntu, ibyishimo, umubabaro, guseka, kurira. Ibi byose biba mu marangamutima, muri ame, muri soul. Aho ngaho niho hari n'ibitekerezo, gutekereza, ubwenge, gutekereza biri hehe? Biri muri mind. Kuko ni igice gikoresha ubwonko n'umutima, cyane cyane ubwonko. Rero mugomba gufata ibitekerezo byanyu, ni ukuvuga ngo soul, umutima wanyu ugahoza ibitekerezo ku biri mu ijuru. Muhoze imitima ku byo mu ijuru atari ku byo mu isi, kuko mwapfanye na Kristo kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishwe hamwe nawe mu Mana. Ubugingo bwanyu nyakuri ni Kristo, ubwo azagaragara rero namwe muzagaragara hamwe nawe mufite ikuzo cyangwa se mufite ubwiza. Ubugingo bwacu bwahishanywe na Kristo mu Mana. Kuko mwapfuye, d'abord mugomba kubanza kumva ko mwapfuye. Ese mwarapfuye? Mwapfuye gute? Mwapfuye kuki? Kuko mwapfuye, kuko mwapfanye na Kristo, kandi ngo ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanwe nawe mu Mana. Ubugingo bwanyu nyakuri ni Kristo, ubwo azagaragara rero namwe muzagaragara muri hamwe nawe cyangwa se muri we, mufite ubwiza, mufite ikuzo rya Kristo. Rwa mbere rw'Abakorinto 2:16 haravuga ngo mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Murumvira ijambo ukuntu rikomeye. Mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Ntawe. Igisubizo ntawe. Ariko kugira ngo umenye iby'undi atekereza, kugira ngo umenye iby'Imana itekereza, birasaba iki? Birasaba kugira umutima uvuguruye, birasaba kugira ibitekerezo bivuguruye, birasaba kugira umutima musha, atari wa wundi ukomoka ku kibi n'icyiza, ahubwo umutima musha uva ku cyaremwe gisha. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira mu Bakorinto, urwandiko rw'Abakorinto urwandiko rwa 2 ibice 5:17 bavuga ngo abari muri Kristo Yesu baba ari icyaremwe gisha. Abari muri Kristo Yesu baba ari ibyaremwe bisha, ngo ibya kera biba bishize, ngo dore byose bihindutse bisha. Ni ibyaremwe bisha. Hano mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto 2:16 hatugaragarije ko nyamara twebwe bande abizera dufite gutekereza kwa Kristo, dufite gutekereza kwa Kristo, dufite mind ya Kristo. Mu rwa kabiri rw'Abakorinto mu rwa kabiri rw'Abakorinto 4:16 haravuga ngo nicyo gituma tudacogora kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza. Ahangaha haratwereka yuko dufite umuntu w'inyuma n'umuntu w'imbere. Hari umuntu w'inyuma hakaba n'umuntu w'imbere. Hari abantu benshi batajya babyemera,
bakavuga ngo umuntu n'umwe, ariko Bibiliya yo iratandukanya, igatandukanya ubugingo n'umusokoro, igatandukanya ingingo n'umusokoro, igatandukanya ubugingo n'umwuka, iratandukanya. Hano batwereka ko hariho umuntu w'imbere n'umuntu w'inyuma. Nicyo gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Dushobora gusaza ku mubiri, ariko muri mind, mu bitekerezo, dufite gutekereza kwa Kristo, dufite ubugingo buzima. Kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kw'akanya ka none kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Natwe ntitureba ku biboneka, ahubwo tureba ku bitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba ari iby'igihe cyose, cyangwa se akaba ari iby'iteka ryose. Ibitaboneka birakomeye, bifite agaciro kuruta ibiboneka. Ni ukuvuga ngo iby'imbere birakomeye kuruta iby'inyuma. Ibigaragara ni iby'agaciro gake, cyangwa se biroroheje kuruta ibitagaragara. Ibitagaragara bya bindi batubwira ngo nimuhoze amaso ku byo mu ijuru atari ibyo mu isi. Ibyo mu ijuru biraruta ibyo mu isi. Nuko rero nubwo dushobora kubabazwa hano mu isi, n'iby'akanya gatoya, kuko isi tuyibamo igihe gitoya, tukazayivamo tukajya kubaho ubuzima bw'iteka. Natwe ntitureba ku biboneka, ntitureba ku bifatika, ntitureba ku migisha ifatika, tureba ku migisha y'umwuka, ya yindi yavuye mu ijuru, ahubwo tureba ku bitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gitoya, naho ibitaboneka bikaba ari iby'iteka ryose. Imana ibagire neza kandi baganze. Imana ibafashe, ibiteho. Imana ikomeze kubasanga no kubagira neza, no kumva kugukomera kw'Imana, no kumva dukomejwe muri wa muntu wacu w'imbere. Soul yacu ikomeze ihabwe imbaraga, ikomeze igire imitekerereze ihindutse. Dukomeze duhinduke, tugire ubwiza. Murakoze, murakarama. Amen.